Abalewi igice cya 19. Uwiteka abwira Mose ati bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se, kandi mujye muziririza amasabato yanjye, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimugahindukirire ibigirwamana by'ubusa, ntimukicurire imana z'ibishushanyo ziyagijwe, ndi Uwiteka Imana yanyu. Uko mutambiye Uwiteka igitambo cy'uko muri amahoro, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Ku munsi mugitambye no kuwukurikira aba ariyo mukiryaho. Ntihagira ikirara kikageza ku wa gatatu kijye cyoswa. Nikiribwaho ku wa gatatu kizaba ikizira, ntikizemerwa. Ahubwo ukurikiyeho wese azagirwaho no gukiranirwa kwe, ko ashujuguje icyera cy'Uwiteka. Uwo muntu azakurwe mu bwoko bwe. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarure inkokora z'imirima yanyu zose. Ntimuzatoragure ibisigaye guhumbwa. Ntuzahumbe uruzabibu rwawe, ntuzatoragura imbuto uhungukiyemo. Ubisigire umukene n'umusuhuke w'umunyamahanga, ndi Uwiteka Imana yawe. Ntimukibe, ntimukariganye, ntimukabeshyane, ntimukarahire ibinyoma izina ryanjye, bigatuma musuzugura izina ry'Imana yanyu, ndi Uwiteka. Ntugate mugenzi wawe, ntukamunyage iby'umukozi ukoreye, ntukabirarane. Ntugashyire impumyi imbere yiyitega, ahubwo ujye utinya Imana yawe, ndi Uwiteka. Ntimukagoreke imanza, ntimugace urwa kibera mwohejwe no gukunda umukene cyangwa no kubaha ukomeye, ahubwo ujye ucira mugenzi wawe urubanza rutabera. Ntukazererezwe mu bwoko bwawe no gutereganya. Ntukitangireho umugabo kwicisha mugenzi wawe, ndi Uwiteka. Ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanire icyaha ku bwe. Mwakire ijambo ry'Imana. Ikibazo cya 7. Hari ahandi muri Bibiliya nibukijwe ibyo nasomye? Uko umusomyi abivuga, ubisigire umukene w'umusuhuke w'umunyamahanga, ndi Uwiteka. Ku murongo wa 10 twabisanze. Imana yacu yitwa Uwiteka, niyo yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi ishaka ko buri muntu yaremye agira ubuzima bwiza. Nyamara icyaha cyazanye ingaruka mbi mu mibanire y'abantu. Hakaba abafite ibiryo by'umurengera barya bagasigaza ibyo bajya kumena mu bimoteri, maze hakabaho n'abatagira na busa bajya gutoragura bya bindi muri ibyo bimoteri. Gahunda yayo yo gukiza umuntu, Imana ishaka ko umukire yita ku mukene, akamufasha kubona ibimubeshaho. Ahubwo ujye utinya Imana yawe, ndi Uwiteka. Ku murongo wa 14. Bibiliya ntagatifu ikoresha ijambo kubaha, bitwibutsa iby'Imana yabwiye umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yobu 28:28. Gutinya Imana no kuyubaha nibyo bizadushoboza gukurikiza amategeko yayo yose duhabwa mu gice twasomye uyu munsi. Murongo wa 15. Utere kujya wirinda kubogama mu rubanza, niyo kwaba ari ukukurenganya umukene cyangwa umunyantege nke. Imana ibarinde.